isibye kurinjajwe ntabwo cyitware jisho uri umugore niwe mugore wa Aga official bagiye no kujya kubana mu gihugu cya Norvège. Amakuru mfite no tanazi ashobora no kukubabaza cyane nuko iyinda uyu mukobwa ngo yitwariye iwawe. Ese we umugabo n'utera inda yo kutayitera mana tegeko ribari ari cyangwa na mpamvu nimwe bihari yo kuba ushaka kubabaza umuntu cyangwa kumuhemukira cyangwa kugira gute. Ubundi umuntu agusabye ikintu udashoboye umubwira ko utagishoboye iyo uri inyangamugayo nta n'ikintu aba yagutwara. Ariko ntabwo numva ukuntu impamvu abantu ubu ngubu buri kimwe cyose bakigize guhemuka nyine mbana iyo uhemukiye umuntu ukagira uraryama ugasinzira uraryama ukumva umeze ne birancanga tu. Ako ikintu mba numva kitarenze no guhemuka birimo pe ntabwo guhemuka ari ibintu birenze. Ngo nakwise ngo umugirigiri ahubwo si umugirigiri umwe kuri batayo yazo ngo bakwisaga hungu ubundi si umuhungu urinjajwa. Nkwereka amavideo ari kuvugana n'abakobwa bambaye abo ngo bavuze ngo twateye inda mwumvishe record wa kigoryiwe. Nkwereka amafoto yawe uryamye wambaye ubusa wangegeraho. Ndabirambiwe urajya ukoresha ipapuro bitari ibyanyabyo wabicurishije nisikanze mumereze mbumvishe video record ya wa mukobwa ngo no umwana baravuze ngo Miki yajyaga ajya gukina ngo gukina filime kabisiga ndavuga ati nta mugore utekereza mu tutarasaze cyasiga umukobwa n'umugabo mu rugo umwana nguri gicucu we ngo ngende ndavuga ati nta kintu ushumikishe rituzo uri mu gufitwa ruwe ntagaga yaguhengamira kandi arabura abakobwa benshi bakina filime nibiko mbibona naraguhuye ajya kugusarira aravuga ngo yaradusigaga ngagasanga ari konse kuri ibyo gisasi nari kubyumva tukarwanira fone yamana dore mubwira nabasoberetse agatigo tebatira family kushaka iki akambwira simusa batandukana urishima ndavuga nge nacyo cyanshimisha kuko afite video ari gusomana n'amavini yararanye n'abandi. Ariko ikiganiro bagomba kugikorera kuri 3D ako 3D namwe muze hano mwabuze icyo gukora ku buryo umuntu wese ushaka inkuru z'igihugu azajya ziwanyu. Weya nagura yanjya mu maguru uri asara bishoboye Reji nakubwiye sinigeze nkundana nawe icyo twakoraga ni content kandi ikindi zararetse ubu ndakora meze neza ubuzima mbaye mu wobwaye ntububayemo nakizemo akadege nta muntu nshaka kumamaguru ngira inama kuko urakabije wa muhungu umuntu w'umugabo ako ubundi ko uri umusazi wowe wajya ubona Miki ngerageza kukubaha none urimo urashaka kunyikururiza njyewe na mama sava ndazinduka bamba bareba kunyegereze mu modoka nk'akanyoko nkaguye neza tureba gutya nshaka kwivuga kuri live kuko ngiye narakuborotse ibinimero byawe ndi kwiyamahoro ariko ukijya kuri agacira birarura kanze mwibutse nkwereka amavideo ari kuvugana n'abakobwa bambaye abo ngo bavuze ngo twateye inda mwumvishe record wa kigoryiwe ndaje mwumvishe Zuzu yivugira uburyo yararanaga umwana ndaje nkwereka amafoto mumereze ayo mafoto nkwereka amafoto yawe uryamye wambaye ubusa wangegerawe ariko uraje urarebye ngo Miki naramusebeshe ngo yafungije nyina aracarurumira none rero kuko ibyo kumuvugaho birangiye natatse kuri agacira birarura Shumi nakubwiye ngo cira birarura umaze icyumweru udakora uravuze kubera ko maze icyumweru ntakora Miki niwe muntu ngomba kuzifatiraho. Captain uzi kwireba se iri tariko uzi kwireba uyu ni mwavuga ndaje mufisha nari kode bangu uburyo afite amavideo mwararanye wanjijiwe ibintu byo kuzajya muza kuri social media mukigira abana beza ndabirambiwe urajya ukoresha ipapuro bitari ibyanyabyo wabicurishije nisikanze mumereze mbumvishe video record ya wa mukobwa ngo man muri nibigoryi abantu mumenye ko ibintu byatugeze ucyaze mana wa sinakuvuga umuntu waturabuye bino bintu ndagukunda nubwo ne nakavuga ngo urimo ndagukunda kuko iyo abatari wowe bino bintu byari guturika tutabizi. Ibi ni ibintu baze n'iminsi yo kumvuga mu itangaza makuru mvuga ko hari abantu ari kugambanira Aga. Iyi ni yazuza
Halo? Zuzu wanzoka we shinguka Yohana vayo hano yarari kwisegura avuga ngo uburyo nyine hano inkuru ndaziheraye ubundi hano batangiye bavugisha umwana bitanyita uno kuko barabizi n'umwana yagafashije cyane aza no mu Rwanda twagiye no kumwakira baramwandikira bati kuko iyi nibyo dore n'ibintu byinshi bagiye bacata baramwandikira bati ubundi ngiye navuze ko ntazongera kukuvuga mana we baramwandikira bati ko urinjwe kanze mbinyane mbibasomera nibinakunda ejo mu kiganiro muzabibona je wapi kabisa nyina rukuntu murengera mukagira ngo abantu nabo ni ibigoryi uyu dore ni Zuzu wa Sirimu yashyize ifoto yaga kuri profile kanze nongera urumuri rwose rongeye mwayibonye ndagenda mbibasomera mana mbibasomera mu bigihumbi hano kuko mu regisi nukuko abantu ugenda mu mapanaro nk'umugabo utaramenya no koga wangegerawe ngo muravuze ngo dukene ngo kurangiza ngagana mikingi bafatanyije bagera kure ishyari rizabica mikingi ndu umukozi mbibabwiye ishyari rizabica ngejo ndarekura video ya regisi y'urumogi mugende mumpimire munamushari man nakuntu muborokore kuri live yanjye akubyaciye mu gafeka account ndabizi uri hano kanze mbasomere ku bintu byose bya umuntu wese ushaka zino screen zino message na nimero za Zuzu no Sirimu najise mumugire mbibahereza n'ubundi navuze ko nazongera kuvuga ariko kuri aga cira birarura cira urerwa ruzi ngo kuko nagiye nkasebya mikingo yafungishije nyina gaceceka kanze mbasomere umana yanjye no hano cira birarura shumi cira birarura nicyo kintu nicyo aha uyu ninde wanditse uyu ngo yayigize maneko ngo hano ngo yayigize maneko ngo bashaka guca ku mwana bitanyita uno yaramwandikiye ati hi ono amakuru se twapfuye iki koko aramusubiza ngo ntacyo kabisa kubera iki ahubwo hari diru nshaka mani ndabizi kuri inshuti naba agato kandi twese duhuza nabo nibanga uri kumva ibintu byatangiriye azagende umwana amusubiza ngo izihe se mani ko nzi ko mudahuza aramwandikira mani fasha uzadukorere diru tubeshyera agako utwite indaye kubera ko numvishe ko utwite ngo sinzi ibyo ngibyo muvuga ibyo mushaka mwabijyumbi mwabicyatano ibyo ntago mbizi ngo twakomeje anarakomeza wabonye hano ariko bavuga ngo ramureze mu 500 none regisi aho ugirira ubwenge buke gutekereza kwawe biba hasi wagira ngo barakuroze ari ukubona ugenda wumva ngo ari nka bya bindi wakoze ndibuze rwo uri buvuge kuri agacira birarura shumi cira birarura record ndaje nzibakinira wowe ubwo baravuga ngo wararanuka umwana afite amavideo nuko mwazanye ba Fera Music n'abandi batarimo wavuye kuri level yanjye ndababoroka yarengereye yaramenyereye gusebya njye hara warengereye warumaze igihe warabuze views nimba bikunaniye usubiri wanyu hano Kicukiro mu Gatenga ujye kuba muri ya chambrette uri man usubireyo ariko ibyo bintu by'ishyari ryawe no kubukuze mu mutwe gusa udatekereza si ubwa mbere nkoze live mvuga nabi ariko kuri abantu muri kuzana udufake account mana mumbabarire sinshaka kuvuga nabi ariko hano warengereye muragiye mukoze ibintu mugize ibiti mugambana undi mwana mugize mute Sirimu na Zuzu ubwenge buke mwagize mukongera mukagira ubwenge buke no guhamagara agato kabari kodinga nibwo bwenge buke mwagize
nibwo bwenge buke mwagize wowe naga fake account ukabona ndaje ngo muting sheri nago ndi bukuboroke no kuko nshaka ko ibi bintu mubyumva mwese wowe agiye ngo uriteretse ngo ukoze ikiganiro so none urumva ngo ukeneye ngo kutayitera kutayitera mana mushaka inkuru yose video nayibakore kuri YouTube channel mana muyirebe umuntu ukeneye nimba mukeneye record ndakamufisha mbanze kareka mbarobeshe kuri record yanyita uno ari kubatuka bwa mbere nimushaka hano mfite record iminota 11 y'uwozuzu Sirimu Regisi ako kano kana ngo nono ni Zuzu wowe urabizi kuntu waje nk'umufana barakurikodinga Natasha ngo ushaka kundoga ndabimenya ndaguhunga nkwegezayo ngo twabateye copyright ngo murashaka kuturangiza umurangiza abandi mwe ukora iki umugabo wawe asigagira views 100-200 yabuze icyo kugutungisha ntugisuka uhora n'imisatsi somana n'uramungu muri fera uramubona muri screenshot ari gusomana n'umuhungu wo muri Fera Music abo nabo babijemo kandi sinabakata hasi njye mujya gusomana ndi ubwireza muri screen ya phone amugasi agakwati nka screenshot akamuna arimo mu muri Fera Music yavuga ngo iki akambwa ngo nabidanje abantu wese saryamana nirangirwa umugore avuga umugore kandi n'uri kwita gutyo mana byarambubaje ko nafataga screen